and my idea is about addressing mental disorders, but especially depression. The reason why I wanted to do about depression is because depression is so common in Rwanda and it has recently been on a rise. Due to my research, I've seen that Rwanda, we only have 124 professionally trained trauma counselors, and that means one person over 1,000 patients. But how does that work? Due to the lack of treatment, people are not being given. They start to escape their problems by committing suicide, school dropouts, increase in criminal rate, and use of drugs. If I get a chance to be Muri Miss Rwanda 2020, I'll emphasize encouraging counselors where students will feel comfortable to share their ideas openly. I would also love to create a free hotline across Rwanda where anyone and everyone can access it. I would also love to work with the media and different psychologists where our conversation will be about mental disorders. Thank you very much. Contestant number 31, Imishinga Ya. I go by names of Mafukosha Mafuna. So my project is all about promoting technological literacy. Technological literacy is the ability of using technology effectively. So technological literacy is the related digital literacy, where an individual is proficient in using machines and other digital devices. So the reason why I didn't choose this project is just because I made a research and I found that there is a big number of people in all areas who do have ability of purchasing those digital devices. But due to the lack of skills of using them, they don't purchase it. So another reason, there is people who have access to the internet, but instead of getting use of it, they only get distractions. So if I get the chance to be crowned as Miss Rwanda, I'm going to work hand in hand with the Ministry of ICT, Ministry of Science and Technology, and Mini-Coffee, where they will help me in financing and making smart parent plan. So, as we know that the whole population of the country, the whole population of the country is 12 million. Only 3.7 million of the people are the ones who have access to the internet. So, if I get the chance, I'll make sure that the number of people who have access to the internet will increase. And also, those people who are getting distractions, instead of getting use of it, they will increase. Thank you a lot. Arakoze cyane Mukabashambo Fiona yambaye nimero 20 mu bakobwa 54 dufite kuri uyu munsi agomba kuvamo abakobwa 20 bagomba kwerekeza muri bootcamp. Up next, vying for the spot of Miss Rwanda 2020, contestant number 21, Mukangwije Rosine. Contestant number 21. Ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2020 kuri uyu mugoroba nkaba nifuje kubasangiza zimwe mu nzozi zanjye nifuza kuzafatanya namwe igihe muzaba mungiriye icyizere. Inzozi zanjye ni ugushishikariza urubyiruko kwiteza imbere binyuze mu kwikorera, aho ijanisha ryagaragaje yuko 60% y'abatuye igihugu cyacu ari urubyiruko kandi 30% akaba ari bonyine bafite akazi. Nyamara si uko badashoboye, si uko badafite byinshi bageraho, ahubwo n'ibitinya. Njyewe namwe dufatanyije na Minisiteri y'Urubyiruko tukashyiraho inzego zo kugira inama b'abana, haba mu mashuri, haba mu miganda, byagabanya abana bajya mu mihanda gusabiriza, abajya mu mwuga w'uburaya n'abajya mu biyobyabwenge. Njye namwe ejo heza, murakoze. Contestant number 21, Mukangwije Rosine, talking about the youth in self-employment. Contestant number 21. Reka twakira umukobwa wambaye nimero 22 Mumboreze Josiane atambuka imbere y'akanama nkemurampaka ari nako abagezaho umushinga wa Miss Rwanda 2020. Tuza kubasaba ituze kugira ngo aze gutangaza umushinga we neza. Nimutagabanya urusaku biraza gutuma amanota ashobora kumuvaho, byaba byiza kugizemo ituze. Murakoze. Yiriwe neza, nitwa Mumboreze Josiane,
nkaba naragize igitekerezo cyo gushishikariza abanyarwanda gukunda ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, by'umwihariko abana bakiri bato ndetse n'urubyiruko kuko nibo Rwanda rw'ejo hazaza. Urubyiruko rw'iki gihe rushishikariye kuvuga indimi z'amahanga kurusha uko rwakoresha ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. Usanga n'ugerageje kuruvuga avangamo n'izindi ndimi, aho avuga so, what, then, ugasanga ururimi rwacu rurimo rurata umwimerere. Kuko urubyiruko nzarushishikariza, nzajya mu mashuri abanza n'ayisumbuye ndetse na za kaminuza, aho nzashyiraho udutsinda twigirwamo ikinyarwanda. Nifuza ko nk'uko habaho English Club, nifuza ko n'udutsinda tw'ikinyarwanda twajyamo, abanyeshuri bakabasha gusoma neza ikinyarwanda ndetse bakanacyandika neza. Inyungu bidufitiye nkatwe abanyarwanda, ubukungu bw'igihugu buziyongera nk'uko hari ibihugu byo mu mahanga bisigasira ururimi rwabyo rugatera imbere, natwe ubukungu bwacu buziyongera. Nifuza ko ubukungu bw'igihugu bwacu bwazamuka dukoresheje ururimi rwacu neza. Ikindi inyungu bidufitiye nkatwe abanyarwanda, nidusigasira ururimi rwacu, abazadukomokaho bazasanga ururimi rwacu rugifite umwimerere. Nifuza ko dusigasira umuco wacu kuko agaho katagira umuco karacika. Murakoze. Arakoze cyane Mumoreze Josiane, yambaye nimero 22 amaze gutangaza umushinga we imbere y'akanama nkemurampaka. Up next, contestant number 23, Munezero Grace, vying for the spot of Miss Rwanda 2020. Contestant number 23, Munezero Grace. Thank you. My name is Munezero Grace. I'm an economic and business studies student at ULK University. At ULK University, and I'm the MD of the Obama Language Center. I'm solving a huge, struggling block our Rwandans are struggling with, which is English language barrier or its proper usage. Ministers, global ambassadors, teachers, graduates, Rwanda's image and developmental pace are all affected. In addition to the governmental solutions, I'm not going to begin, but I have begun by flying in native English volunteering teachers from countries like United Kingdom, Canada, United States of America, to schools such as UNLAC. The results are highly intriguing. Picture Rwanda with their communication ability, unhindered by communication abilities and lots of business opportunities. Kinyarwanda is our mother language and we love it. However, it's not global yet. Speed up my project by crowning me Miss Rwanda 2020. Thank you. Thank you so much, contestant number 23, Munezero Grace, talking about the language of English being spoken all over and worldwide. Contestant number 23. Umukobwa ukurikiyeho yambaye nimero 24 Murangamirwa Ange atambuka imbere y'akanama nkemurampaka ari nako abagezaho umushinga we. Muraho neza. Amazina yanjye ni Murangamirwa Ange, umushinga wanjye ni ugukunda igihugu binyuze mu ikoranabuhanga. Muri iki gihe turimo abantu basigaye bakoresha ikoranabuhanga mu gusebya igihugu cyacu bakacyambika icyasha kandi mu by'ukuri atari byo. Urugero, ihuriro, Rugari TV ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Umushinga wanjye rero ni uwo gukoresha iryo koranabuhanga tuvuga ibyiza biri mu gihugu cyacu. Nk'urugero, imiyoborere myiza, iterambere twagezeho, umutekano ndetse n'ibindi byinshi bitagatifu Gasabo. Ibyo nifuza kubikora ndamutse mbaye nyampinga w'u Rwanda ndetse na nyuma yaho nkakomeza igitekerezo cyanjye. Nzifashisha inzego zitandukanye, Minisiteri y'Urubyiruko, Minisiteri y'Ikoranabuhanga, Minisiteri y'Umutekano
umutekano ndetse n'izindi ngeri z'abantu batandukanye. Ibyo bikazadufasha mu gihe kizaza kutazatunga abantu basebya bakora ibikorwa by'ububari nko gusebya igihugu cyacu ndetse no kumenyekanisha neza igihugu cyacu ku ruhando mpuzamahanga. Murakoze. Arakoze cyane. Nimero 24 Murangamirwa Ange umaze kugeza umushinga we ku kanama nkemurampaka kacu kuri ubu. Murakoze. Amazina yanjye yitwa Umutoni wa Senadi. Ikintu cya mbere nifuza kandi maranira ni ukuzavamo umubyeyi mwiza kandi usize inshingano. Inzozi zanjye ari nacyo gitekerezo cyanjye ni ugufasha abana bo ku mihanda mu buzima bubi babayemo bakabasha kuba babuvamo. Nagize iki gitekerezo nyuma yo kubona ko niba iterambere ry'u Rwanda aka kanya uruhare runini ruri mu maboko yacu nk'urubyiruko, ahazaza heza h'u Rwanda twifuza hari mu maboko y'abana bato. Inzozi zanjye nzazigira impamo mbifashijwe mu bikorwa n'ibigo bya leta ndetse n'iby'abikorera bashinzwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana mu miryango bishobora kubatera ubuzererezi bakaba bava iwabo. Icya kabiri, nzakorana n'urubyiruko rw'abakorerabushake mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana ndetse no kuganiriza abo bana tubagira inama ku buryo bashobora kuva mu mihanda. Intego y'umushinga wanjye ni ukugabanya umubare w'abana baza mu muhanda ndetse no kugabanya umubare w'abana bari mu muhanda ubu ngubu. Ikindi, nindamuka ngejeje inzozi zanjye nkazigira impamo ndetse n'igitekerezo cyanjye, igihugu cyanjye kizabyungukiramo muri rusange kuko ihohoterwa ryakorerwaga abana mu miryango rizagabanyuka ndetse n'abana bazaga ku muhanda bazagabanyuka. Inzozi zanjye n'igitekerezo cyanjye mbigize isezerano ku banyarwanda bose. Murakoze cyane. Thank you so much, contestant number 45, Umutoni Uwase Nadia. I'm very interested to stand before you to introduce myself. My name is Dore Imishinga. I'm here to represent Eastern Province in Miss Rwanda competition 2020. ICT is the foundation of development as well as country development. My project is empowering the youth to make good use of ICT. As Rwandan government has put more efforts to develop ICT in Rwanda by doing a lot of things like giving machines to university students, and there is this campaign of MTN Rwanda of Connect Rwanda Challenge. Unfortunately, there is this challenge on how youth use ICT. Youth use ICT primarily to copy foreign culture and integrate it into our culture instead of using ICT to promote our culture and make it known all over the world. Secondly, there is these people outside of our country who use ICT to blackmail our country by saying things like there was no genocide against Turkey, that it was just COVID. And I strongly believe that we can use ICT to promote our culture and tell the world the truth about our country. Lastly, youth use ICT to admire realistic sites of other nations instead of using ICT to promote our realistic sites and promote this Rwanda program. If I become Miss Rwanda, I will work hand in hand with the Ministry of ICT and RDB to prepare a training campaign and mobilization for the youth on how to make good use of ICT. And youth should know that if they contribute to the development of themselves, they are also contributing to the development of themselves. Thank you. Arakoze cyane. Namwe Bwiza Delice, umushinga wanjye ni ugushishikariza abana b'abakobwa kwiga siyansi na tekinoloji. Impamvu y'umushinga wanjye ni uko umubare w'abana b'abakobwa biga siyansi na tekinoloji ukiri hasi. Ibyo byagaragaye muri raporo yasohowe na Minisiteri y'Uburezi yerekanye ko 55.1% aribo bana b'abakobwa biga siyansi na tekinoloji. Uwo mubare uracyari hasi cyane. Ikindi kandi ni gahunda ya leta y'icyerekezo gishya cy'ubukungu mu kuzamura kariyeri z'abana b'abakobwa muri siyansi na tekinoloji. Uburyo nzakoresha kugira ngo umubare wabo wiyongere ni uko nzagenda mu bigo bitandukanye nshishikariza abana b'abakobwa kwiga siyansi na tekinoloji. Ikindi kandi nzakorana n'abakobwa babyize bikabagirira akamaro bakiteza imbere ku buryo babasha gutera imbaraga abo bana b'abakobwa. Urugero natanga, dufite Mbabazi Esther, ni umunyarwandakazi utwara indege, yabera abandi bakobwa urugero. Ikindi kandi
umushinga wanjye icyo uzamarira abanyarwanda n'abawutuye ni uko uzazamura umubare w'abana b'abakobwa biga siyansi na tekinoloji. Ikindi kandi uzabafasha gufunguka mu mutwe. Ikindi uzabereka ko icyo umuhungu yakora n'umukobwa yagikora. Ibyo bikazafasha ko umwana w'umukobwa yisanga muri tekinoloji y'iyi si igezemo. Ibyo bikazatuma u Rwanda twifuriza ibyiza buri munsi ruzagira abascientiste bakomeye benshi kandi higanjemo n'abakobwa. Murakoze, umunsi mwiza w'intwari. Contestant number 33. Good evening, everyone. My name is Muri Miss Rwanda, and the project I have is entitled Fighting Against Child Domestic Violence. To me, violence doesn't seem to be sexual violence, because anything that can make someone lose his or her value is violence. That includes physical as well as emotional violence. And to me, I discovered that this is one of the causes of other numerous problems that we always talk about, including drug abuse as well as early teenage pregnancy. As the research shows, over 45% of the children below the age of 18 in Rwanda experience this violence. So to me, I discovered that I can achieve this if I am crowned Miss Rwanda 2020, who working hand in hand with Muje Pro and Mugoroba Day, we can educate more parents that they should not intervene or make these kids be involved in their family issues. Another thing that I can do is to raise awareness of even those hidden cases that are left behind. I can speak for those kids and I can be their voice to make sure that this is eradicated. To me, I discovered that Rwanda cannot develop without a young generation who are empowered and able to work for the country. With fighting against violence, we can have a better Rwanda and sustainable development. Thank you. Miss Rwanda 2020 ishimye Divine yambaye nimero 12. Murakoze cyane. Nitwa Ishimwe Merize, nkaba guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2020. Mbifurije umunsi mwiza w'intwari. Ngiriwe icyizere ngatorerwa kuba Nyampinga w'u Rwanda. Hari byinshi nafasha mu iterambere ry'igihugu. Umushinga wanjye ugamije guteza imbere ubuhinzi binyuze mu gutubura imbuto z'ibihingwa kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kihaze mu biribwa. Nzakorana na RAB, Minagri, kaminuza z'ubuhinzi na Inate kugira ngo amafaranga asaga miliyoni 15 z'amadolari atangwa buri mwaka hanze y'igihugu kugira ngo hagurwe imbuto z'ibihingwa agume mu Rwanda akora indi mishinga bikozwe n'abanyarwanda bikorewe mu Rwanda. Ibi ngibi kandi bizatuma u Rwanda rugira umusaruro mbumbe uva kuri toni 2.5 ugere kuri toni 5. Ibi gusa kandi bizagerwaho ari uko imbaraga z'urubyiruko cyane cyane nk'uko bitureba, nk'uko tuzi ko 80% igizwe y'abakora ubuhinzi mu Rwanda aribo bitunze. Ibi ngibi bizagerwaho ari uko njye nawe tubigerezemo uruhare. Umubare w'amafaranga mu mushinga wanjye ugenda neza, amafaranga yajyaga hanze kugura imbuto z'ibihingwa azagabanyuka, urubyiruko rubona akazi, iterambere ry'igihugu ritagize umuntu n'umwe heza yiyongera. Iyi mihigo irakomeje kandi irashoboka. Murakoze cyane. Contestant number 13, Imishinga Ya, vying for the spot to be part of the top 20. Miss Rwanda 2020. Reka twakire umukobwa wambaye nimero 14 Kamikazi Sawya atambuka imbere y'akanama nkemurampaka hano akabagezaho umushinga we. Banyarwanda n'abanyarwandakazi nibe neza, banje kwifuriza umugoroba mwiza ndetse mbifurije umunsi mwiza w'intwari. Nitwa Kamikazi Ya, itangaje inshinga kugaba imbohero mu banyarwandakazi. Kera na kare abari baganaga imbohero bakigiramo indangagaciro na kirazira z'umunyarwandakazi, ari nabo bagiraga amahirwe yo kwiga ubuzima bw'imyororokere yabo. Muri iyi
leta yashyizemo imbaraga kugira ngo igabanye ikibazo cy'inda ziterwa abana b'abangavu, ariko mu by'ukuri kigakomeza gufata indi ntera. Nigirwa icyizere cyo kuba nyampinga w'u Rwanda 2020, nzasubiza abari ku gicumbi cy'umuco w'agaciro, umuco kidaca n'agaciro, kongera kumenya ibyaberega mu bohero. Ibi ngibi bikazaba bizadufasha kugabanya za nda zitateganijwe, biganira iterambere ry'umwari n'umutegarugori, ndetse bigasigasira umuco nyarwanda. Ibi nzabikora nifashishije Minisiteri y'Urubyiruko, Minisiteri y'Umuco ndetse n'umugoroba w'ababyeyi. Murakoze. Arakoze cyane Kamikazi Salia yambaye nimero 14, akaba amaze gutambuka imbere y'akanama nkemurampaka ari nako bagezaho umushinga we. Contestant number 15, Kamikazi Nadej, vying for the spot of becoming Miss Rwanda 2020. Contestant number 15. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Kamikazi Nadej, and I'm here to present you my lifetime goal. This goal is very keen for me, for if I'm elected Miss Rwanda 2020, it will help me execute it faster and more effectively. In 2017, Rwanda Down Syndrome Organization recorded over 800 children born with genetic disorders, especially Down syndrome, and 450 of them are born in Kigali. Parents, after giving birth to these children, they tend to throw them away, kill them, or hide them to their starvations. If I'm from Miss Rwanda 2020, I'll work hand in hand with the Ministry of Health and also Down Syndrome Organization to build a health center for these children and give them pre-educational services they need. Rwanda is developing and we need all hands on deck. We need to give these children a chance because they have great talent and amazing potential. Thank you and happy Heroes Day. Kamikazi Nadej, contestant number 15, vying for the spot of 20. Okay, reka twakire umukobwa wambaye nimero 16 Kansime Deborah aratambuka imbere y'akanama nkemurampaka aragiza abagezeho umushinga we ni Miss Rwanda 2020. Udukurikiye kuri KC2 live kuri YouTube. Deborah Kansime nimero 16 atambuka imbere y'akanama nkemurampaka anabagezaho umushinga we. Good evening, ladies and gentlemen. I'm by name of Kasime Deborah. My project is to fight against drug abuse through doing sports. The government of Rwanda spends nearly 100 billion Rwandan francs on drug abuse rehabilitation. We could prevent the youth from taking drugs in the first place. We can do this through my project. I'm willing to work hand in hand with the local governments in order to come to those people and sensitize them to leave drugs and take up sports. Another thing, I can work hand in hand with the Ministry of Health, whereby we can go to the youth and tell them about the dangers of drug abuse. Thirdly, I'll work hand in hand with the Ministry of Sports in order to put sports for the youth, which will help them in their daily lives. The results will be tremendous because the youth of Rwanda will have healthier lives, they'll have focused lives, and they won't be experts in drugs. There will be no more conflicts in families due to drug abuse, and also the high crime rates in Rwanda will go down. That will be my project. Thank you. Arakoze cyane Kansime Deborah yambaye nimero 16 akamaze kugeza umushinga we ku kanama nkemurampaka ka Miss Rwanda 2020. Up next is contestant number 17, Chirezi Rutaremara Broom. Contestant number 17. Keep following on KC2 and Miss Rwanda YouTube channel. Contestant number 17. Thank you. My name is Chirezi Rutaremara Broom, and I'm one of the contestants representing Kigali City in Miss Rwanda 2020. Ladies and gentlemen, panel judges, I'm here to present you a passion that is most dear to my heart.
Imagine living in a world where mental health disorders like depression, anxiety, constant fear, PTSD, and many more has become the normality of life, thus consequently leading to drugs abuse and violence in our society. Research has shown that 500 people in Rwanda, 89% of them has lived 11 different life traumatic events in their life, thus causing them those mental health disorders. So, according to Ministry of ICT, 80.6% is the penetration of phones in Rwanda from 30% in 2010. As a solution, I present to you Bestie. Bestie will be a mobile application, the first mental health self-help mobile application that will help the users to get more information about mental health care and to be connected to psychologists or anonymously, as you know that in a society that has lived a traumatic past like ours, it is hard for people to open up and seek help. So that will be done anonymously. And I've been working with a team and we've been building that solution by 60% by now. And thank you, contestant number 17, Chirezi Irutaremara Broom. Contestant number 17. Nafasha twakire nimero 18 Marebe Benita atambuka imbere y'akanama nkemurampaka ari nako abagezaho umushinga wa Miss Rwanda 2020 live on KC2. Thank you. My name is Marebe Benita, and my idea is all about disabled people empowerment, especially youth. As we know, according to the research, we are given that 42% of youth with disabilities are unemployed, and there's only one youth-led disability organization in Rwanda that advocates for people with disabilities. So the current problem is that youth with disabilities are being encouraged lessly, and they are earning more from the designs made for them to improve their youth and to improve their encouragement. And if I become Miss Rwanda 2020, I'm going to work hand in hand with the NCPD and with Always Youth Empowerment to establish centers on sector levels where these youth will come to share their ideas and their opinions about how they can contribute to their country. And I believe as the result that if this project is implemented, more jobs will be created among youth with disabilities and there will be reduced levels of illiteracy among youth with disabilities. So let's continue supporting people with disabilities because I believe and all Rwanda believe that if Kenya Majambere, discussed in the National Council, is a person born with disability but born in a country that gives her 100% opportunity as a disabled people to encourage her to achieve her dream for the Vision 2050. Thank you very much. Yambaye nimero 18 amaze gutangaza umushinga imbere y'akanama nkemurampaka bamwita Marebe Benita akaba ari we waruri imbere y'akanama nkemurampaka kacu Miss Rwanda 2020. Up next, contestant number 19, Miganzima Josephine, ready to tell the judges and the audience about a project that she wants to implement if she becomes Miss Rwanda 2020. Miganzima Josephine. Muraho, amazina yanjye yitwa Miganzima Josephine. Igitekerezo mfite ndamutse mbaye nyampinga w'u Rwanda nahindura ibitekerezo by'abantu batekereza ko Made in Rwanda igarukira ku myenda gusa cyangwa se ku bitenge gusa. Mu bushakashatsi nakoze nk'umunyabideli nasanze 65 bagitekereza gutyo. Ari byo nabyo bigenda bitera ibibazo bigiye bitandukanye nk'urubyiruko tuguma mu bushomeri ariko n'inganda n'ubucuruzi bibura amahirwe yo kujya ku masoko mpuzamahanga. Mugiriye icyizere cyo kuba nyampinga w'u Rwanda nafatanya na Minicom mu kuzamura inganda n'ubucuruzi bikiri hasi ari nako dutanga ubukangurambaga mu banyeshuri mu mirenge mu gukangurira abaturage kwitabira ibikorwa bya Made in Rwanda. Nakorana n'ibitangazamakuru mu kumenyekanisha ibyo mu Rwanda
dukora haba mu Rwanda cyangwa hanze. Natanga amahugurwa ku nganda z'ubucuruzi mu kongera ubumenyi bw'ibyo bakora. Mwiga nabwira ibyo mu Rwanda dukora bigiye bitandukanye, harimo amatelefone, harimo ibikoresho byo mu nzu. Ibyo bizatuma urubyiruko ruva mu bushomeri, ari nako igihugu cyacu kimenyekana hanze. Tuzinjiza amadovize kuko abakerarugendo bazaba baje kureba ibyo twikorera mu Rwanda, ari nako u Rwanda rwacu rumenyekana mu byiza. Murakoze. Contestant number 2. Mwiriwe neza, umunsi mukuru mwiza w'intwari. Amazina yanjye nitwa Mutesi Nadege. Igitekerezo cyanjye ni ukugabanya ubushomeri mu rubyiruko twihangira imirimo. Ikibazo cya mbere urubyiruko rukunda guhura nacyo ni ikibazo cyo kutagira igishoro, kandi hari amahirwe atandukanye igihugu kibishyiriraho. Urugero nk'uko ikigega Business Development Fund gitanga 70% y'igishoro, kandi twe nk'urubyiruko tugomba kwiga kwizigamira, kubera yuko wizigamiye amafaranga 100 ku munsi mu myaka 3 n'amafaranga 108, byongeye bikaba byagufasha gutangira umushinga w'inzozi zawe. Kandi tugomba kwiga no kwibumbira mu mashyirahamwe ariyo matsinda, kubera ko dufasha kuzamurana ndetse no gukemura imbogamizi duhuye nazo. Uko nzabikora, nzafatanya na Minisiteri y'Urubyiruko ndetse nkorane n'abikorera hereye mu ntara y'Iburasirazuba niho mpagarariye mu mashuri yisumbuye, kandi ku giti kigororwa kikiri gitoya. Tugomba kuzirikana yo kujya kwa Perezida wa Repubulika badushishikariza yuko tugomba kwishakamo ibisubizo aho iyo tugeze mpamvu kugira ngo dukemure ibibazo byacu. Murakoze. Yambaye nimero 40